n'ukwizera n'urukundo. Urumva uramukunda cyane. Wow. Wamubwira iki ubungubu? Namubwira ko ahari agomba kuntekerezaho mbere na mbere kuko nanjye mbamutekerezaho. Ubungubu nta minota ingahe yashira utamutekereza? Ntago yashira. Abagabo bagenda bahura n'ibishuko hanze no hanze kandi nuko natwe abagore duhura nabyo. Rero ikintu cya mbere ugomba kwizera ukavuga uti nimba umugabo yagiye guhiga ibirayi by'abana, reka nanjye aho ndi kiri umutima ku cyo ndiho ne kwita ku biri hanze. Iyo ako kanya nkimufata mbonye n'iribuye nari mutera ariko nyuma naza gutekereza nkagaruka. Kuko kuita imbyakira ako kanya biragoye nk'umuntu ntago namuca inyuma kuko ntago icyaha gihorerwa ikindi. Urumva umuciye inyuma n'undi mwazahora muri urwo ngurwo, ahubwo wamwicaza ukamubwira uti se gutya na gutya wari wabuze iki, ni iki nakora kugira ngo ugaruke. Abagabo burabagira umutwe woroshye kumva aramushatse. Noneho nk'umugabo wisamera icupa rero bahurira mu kabari yamubyinira neza usanga bagiye muri rogi. Ibyo birumvikana ariko kugira ngo umugore azajya guca inyuma umugabo we aba yabanje kubitekerezaho akabipanga ati turahurira hahe hanaha, ntago biba ari sawa. Yes, reka rero dutangire dusuhuza abantu mwese mukurikiye Shandi TV aka kanya. Reka twizere yuko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kugubwa neza, nawe aho uri utameze neza wizere yuko ibintu atari uko bihora, ejo bizamera neza. Uyu munsi ntago ari sawa ariko ejo bizamera neza, trust me. Hanyuma rero uyu munsi nagiye ku Kamonyi ndi kuganira n'abaturage baho. Ubushize mwabonye inkuru y'umumama watuganirije ubuzima bwo mu rugo, uburyo ki yabayeho nabi bigeraho atandukana n'umugabo we bari bamaranye imyaka 28 mu rushako, ariko kubera ko bitari bimeze neza baratandukanye. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi mfite umumama ukiri mutoya ariko nawe adufitiye inkuru igiye itandukanye y'ubuzima yagiye acamo, ibyo agicamo uyu munsi, ndetse n'ibyo mushobora kumwigiraho ko wenda ku bantu mushobora kuba muhuje ibibazo nawe, cyangwa se ku bantu wenda namwe wenda mukeneye wenda kubijyamo, si byo bitewe n'inkuru yawe ugiye kutubwira. Abantu ndabizi bari bwigireho ibintu byinshi, haba ari byo bakwirinda, haba ari byo bagenderaho. Tugiye kumwumva rero, reka rero dutangire tumwakira kuri kamera za Shandi TV. Hanyuma ngewe ni Princess Diana. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana uko tugiye twaprodinga ikiganiro. Alright, hanyuma rero reka dutangire tuguha ikaze kuri Shandi TV. Murakoze cyane. Amazina yawe bakwita nde? Nitwa Josiane Mugororeye Imana. Nkabandi umuturage hano muri kano karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Sheri, umudugudu wa Gatovu. Nkaba nkorera hano muri no centre ya Gashiha. Hanyuma ubuzima bumeze gute? Muzima busanzwe, ubusanzwe ubundi ukora iki? Nkuko utangiye uvuga ko ukorera hano hantu. Muzima busanzwe nta kibazo, nkaba nkora momo, nko kazi kanjye nkora hano muri no centre ya Gashiha. Ubona bigenda se ubona abakiriya nta kibazo gake gake? Baza gake gake nyine ariko biruta kwicara mu rugo. Biruta kwicara mu rugo. Hanyuma rero batubwiye ngo hari inkuru y'ubuzima ufite ushaka gusangiza abadukurikiye abanyarwanda. Mbese watangira utubwira uko ibintu bimeze kugira ngo abadukurikiye nabo bagire ibyo bakuramo isomo. Okay, murakoze. Inkuru y'ubuzima mfite, ndi umubyeyi, mfite umwana umwe w'imyaka 3, nkaba nanjye mfite imyaka 23, urumva nabyaye mfite 20, ndangiza amashuri yisumbuye mfite 18. None rero inkuru y'ubuzima mfite, urumva nashatse nkiri mutoya ariko ubu nta kibazo mu rugo. Noneho nabanje kuba ndi mu rugo ho gatoya, ariko nza kubona ko kwicara mu rugo atari sawa. Nza kubona agashoro, nza gucuruza momo, mbona rero nta kibazo. N'umuntu wese ushaka kuba yabijyamo rwose, nubwo bitagira amafaranga menshi ariko ntago biruta kwicara mu rugo. Ubana n'umugabo? Yego.
kuki washatse uri mutoya? Hari abantu bavuga bati iyo ushatse uri umwana ibintu ntago bigenda neza, cyangwa se wowe kubera iki ushaka ndi mutoya? Impamvu se urumva narangije kwiga, navuga ko wenda nakubaganye nkahita nibona nabaye umubyeyi, mpita rero nshaka umugabo muri ubwo buryo, ariko nta kintu bitwaye, upfa kuba wifitiye icyizere. umugabo mu rugo nta kibazo. Mbese nubwo wenda abantu bashaka gutekereza yuko ubuzima kubana n'umugabo uri mutoya ari ibintu biba bitoroshye, wowe ntago ari bimeze neza? Bimeze neza, nta kibazo. Buriya nubwo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko buriya ubasha kugira uko ubyitwaramo, umwe yabangamira undi agasaba imbabazi bitewe n'uwateje ikibazo. Ni muri ubwo buzima umuntu agenda abaho. Ndakubona re ati muri ubwo buzima. Hanyuma ku bantu wenda bo bafite ingo zitameze neza babwira iki? Inama nabagira ni ukujya bashaka umwanya bakaganira ku bibazo bahuye nabyo, kubera yuko mu rugo ntago hajya horamo ibibazo, ariko iyo mwicaye hamwe mwembi muri babiri mukavuga muti dore ikibazo cyagenze gutya na gutya, mukagishakira umuti wayo, aho kugira ngo mujye kwiha rubanda wumve ngo hari abarwanye, hari abyagenze gute. Mugomba kubanza mukabyicaraho mukabyishakira igisubizo cyabyo. We n'iki kintu kigufasha kugira ngo wubake rukomere? Ni ukwizera n'urukundo. Urumva uramukunda cyane cyane? Wow. Wamubwira iki ubu ngubu? Namubwira ko ahari agomba kuntekerezaho mbere na mbere, kuko nanjye mba mutekerezaho. Ubu ngubu nta minota ingahe yashira utamutekereza? Ntago yashira. Umutekereza buri munsi? Cyane, buri saha mba mutekereza. Wow, ni byiza cyane. Hanyuma rero reka tukureke, wagiye uri mu kazi, twabibonye abakiriya bari kuza ari benshi, sibyo? Kandi utubwire ikintu wabwira abamama dukurikiye turi gusoza, kugira ngo tugire ikintu nababwira. Ni ukwizera abagabo babo, kandi bakirinda gukontorora cyane, kuko iyo ugiye gukontorora umugabo utuma wistressa mu mutwe, ukajya kumva ibyo bakubwiye ngo yanyuze aha, ngo yasuhuje uyu. Ibyo ngibyo urabyirinda ugashyira mu gaciro. Nandi mutoya, ariko harimo abamama wenda bari nkurikiye bari bakuru, ntago ntibarebe uko ngana, bumva ibyo mbabwira. Muri iki gihe tugezemo abagabo bagenda bahura n'ibishuko hanze no hanze, kandi nuko natwe abagore duhura nabyo. Rero ikintu cya mbere ugomba kwizera ukavuga uti nimba umugabo yagiye guhiga ibirayi by'abana, reka nanjye aho ndi kiri umutima ku cyo ndiho, ne kwita ku biri hanze. Ese reka nkubaze akabazo gatoya ntaragenda. Uramutse ufashe umugabo wawe guca inyuma, wamukorera iki? Wakora iki ako kanya? Iyo ako kanya nkimufata, mbonye n'ibuye narimutera, ariko nyuma naza gutekereza nkagaruka. Kuko kuhita imbyakira ako kanya biragoye, nk'umuntu biragoye, ariko nanone ntabwo bivuze ko ntamubabarira. Namubabarira. Kukomeye. Hari undi uvuga ati nanjye namuca inyuma. Hoya, ntago namuca inyuma, kuko ntago icyaha gihorerwa ikindi. Urumva umuciye inyuma n'undi mwazahora muri urwo ngurwo, ahubwo wamwicaza ukamubwira uti se gutya na gutya wari wabuze iki, ni iki nakora kugira ngo ugaruke. Nyine ntago mwanzara guta umuca inyuma. Wakongera ukamwizera se? Nta mwizera, bitewe n'imyitwarire mbona ahise ahinduka, ahindutse nakongera nkamwizera nta kibazo. Ukongera ukizera ko atazongera kuguca inyuma na rimwe? Nabyizera. Kurenze uko bimeze. Kubera yuko buriya hari ukuntu umuntu akorera ikosa cyane nko gucibwa inyuma, ntuzongere kwizera yuko azongera akaba umuntu muzima, koko katazongera kuguca inyuma, ugahora wumva ko azahora guca inyuma. Nabanza nkareba icyari cyabimuteye imbere ya byose, kuko ushobora kuba ari igihe wamubangamiye, ni urugero. Rero nkabanza nkareba ko ikose icyabimuteye nasanga ari jyewe, nkongera nkitwara neza. Ariko nanone hari abagabo baba bafite ingeso. Iyo ubonye ari ingeso uriyakira, ukavumira ukiyakira, kuvuga ati nyine ubwo wowe ni wo muruho wanjye, nta kundi ndabyakira gutyo. Mukagumana guca inyuma? Twagumana. Hajya mbwiye ngo witwa
Josiane ko numva ufite umutima ukomeye inshuti yanjye. niko bigomba kugenda wubatse pe ati twagumana umugabo wanci inyuma nose nta nubwo watinya ngo azanzanira indwara n'ibiki ako kanya nyine uhita wirinda muri ibyo nakubwiye byo kwihangana no kwiyakira uririnda none ukamenya uko witwara. Gute wirinda ute kandi umugabo ari ujya hanze? Niba ajya hanze urabanza mbe na mbere niba wamufashe kuko ufite ibimenyetso biri kiriya ugahita uvuga mukanza mukajya akakwemerera ukajya kwipimisha cyangwa se yanabyanga wowe ubwawe ukajya kwisuzumisha wasanga nta kibazo cyabayeho ugahita ufata umwanzuro ukavuga ati okay nimba rero ugomeje kuguma muri izo ngeso turakoresha ubwirinzi burahari. Ubwo umugabo wagukoye cyangwa se wenda mubana urumva yakwemera kwirinda none mu gihe yaba yanze kurika izo ngeso atirinze rero ubwo haba hajemo guhangana nanone. Ndumva byaba ari ibintu bigoye kuko ashobora bati gute biki wenda akakubeshya ko yisubiyeho nyamaze atarisubiyeho nyine birumvikana ko byaba bigoye ariko nanone uragerageza. Abagore baca inyuma abagabo babo bavuga iki? Umugore waciye inyuma umugabo we nawe aba yakabije ariko bibaho aba yakabije kubera iki gute? Aba yakabije kubera yuko nayifata nk'umwanda umugabo wakumva yaciye inyuma umugore ariko umugore wagiye guca ni nk'umwanda niko mbere kumbivuga. Ariko kubera iki kuki umugabo yaguca inyuma umugore we ngo wapi? Nanjye niko nabisanze ni umuco mu Rwanda niko nabisanze mba numva ari ikosa rikomeye cyane. Kubera yuko nabikubwiye abagabo bahura n'ibishuko byinshi ashobora kurunyura kuri uwo mukobwa wambaye yagaragaje imyanya ye yambaye mini wenda n'urugero abagabo burabagira umutwe woroshye akumva aramushatse noneho nk'umugabo wisamira icupa rero bahurira mu kabari yamubyinira neza usanga bagiye muri rogi. Ibyo birumvikana ariko kugira ngo umugore azajya guca inyuma umugabo we aba yabanje kubitekerezaho akabipanga ati turahurira hahe hanaha ntago biba ari sawa. Umugore ngo ntago aba ari sawa cyakoze ntago aba ari sawa pe ariko nanone ntago nshyigikira abagabo ngo baca ngo bo ngo nta kibazo nabo kirahari nanjye ntago nabashyigikiye ariko bitewe ntago abantu duteye kimwe igitsina gore n'igitsina gabo ntago giteye kimwe. Wari waca inyuma umugabo wawe? Oya. Kuva baho? Yego. Kandi baragutereta? Ntago byabura. Ntago byabura. Hanyuma niki kintu gishobora kugutera kuba waca inyuma umugabo? Gishobora kuba intera? Ntacyo ndabona. Ni iki wumva yagukorera cyatuma uhita ufata umwanzuro nawe? Gusa keretse nk'umugabo tubana wenda yananiye mbona nawe yananiye kubera ko njyewe nakubwiye ko mfite umutima wakihagana numva nta kihari. Nta kintu baguhaye miliyoni 100 umugabo aguhaye miliyoni 100 ahubwo ati ndakuraranira ijoro ufite umugabo ufite n'abana wakora iki? Ntago nabyemera. Miliyoni 100 nambwira nabanze se agamije iki? Nambwira ntigumana. Kubera iki? Ntacyo agamije. Oya niyo nge nakubwiye ko aka kanya ntago ntekereza kuba yaca inyuma umugabo wanjye. Ndabikunze kabisa nagira ngo numve bundi umugore muzima niyo baguhisi yose nta kintu warutisha umugabo wawe. Nibyo. Ngaho twisoreza tugira ikintu ubwira abamama badukurikiye abakobwa benda kurushinga gira ikintu babwira. Ikintu nababwira ni ukubaha abagabo babo ndetse n'abakobwa benda kurushinga nabo ntibakunde kujarajara. Niba afite umuhungu wenda bari gufiyansanya amwiteho ye kujarajara kandi ye kubona ishitamba ngatamba agendane nayo nuko nabivuga. Reka tugushimire cyane. Murakoze. Yes, hanyuma reka tubashimire ku bantu mwakurikiye kino kiganiro tubasaba kugira ngo mukuri subscribe ubundi tujye tubana uko tujye twaploadinga ibiganiro. Bye bye, tuzasubira ubutaha.